Amakuru avuga ko Amerika ishaka kuba umurwa mukuru wa crypto ku isi, ariko noneho hasohotse indi update iri guhindura byose mu bijyanye n'uko abantu babitekerezaga. Amakuru nk'aya ngaya yashimangiraga ko Amerika ishaka kuba yayobora mu bijyanye na cryptocurrency, ibyo abenshi bakiriye neza ndetse abenshi banabihuza na project ya Pi Network, bavuga bati byanze bikunze dukurikije uko update za Pi zimeze, ahangaha Amerika yabifitemo akaboko mu buryo butaziguye. Noneho update ya none rero iraza guhindura imyumvire y'abantu benshi bitewe n'uko ihagaze. Ikaze kuri Rugwiro Prozone, ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ushobora gukanda subscribe tukajya tubana mu biganiro nk'ibyo ngibyo bikwinjiza mu isi ya Web3. Amakuru mashya ahari ku bijyanye n'iri tegeko nuko perezida wa komite ya Sena ya Amerika ishinzwe amabanki Tim Scott yatangaje ko amatora yo kwemeza itegeko rigena isoko rya crypto ryiswe market structure markup ryasubitswe by'agateganyo. Ahangaha abantu benshi nibyo bari kuganiraho ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino hatandukanye. Ahangaha bavuze bati gusubika aya matora ntibivuze ko Amerika ihagaritse crypto, kandi ntibivuze ko itegeko baryanze. Bisobanuye ko ibiganiro hagati y'abademokrati ndetse n'abarepublike bikomeje, ariko nyine bakirimo kubyigaho kugira ngo itegeko ribe rinoze kurushaho. Impamvu nyamukuru yo kugira ngo iri tegeko ritinde, Tim Scott yavuze ko yaganiriye n'abayobozi b'ama-crypto cyangwa se baba muri crypto industry mu bigo by'imari no mu nzego z'umutekano, bose bakiri ku meza y'ibiganiro kandi ko barimo baraganira ku bijyanye n'ubwumvikane. Barimo bariga ku buryo crypto ishobora kuba yakoreshwa. Ibi bigaragaza ko crypto iri gufatwa nk'ikintu gikomeye ku bijyanye n'imikoreshereze y'amafaranga, kuko muri iyi myaka turi kwinjiramo nibwo bibaye nyine ko ishobora kujya ku meza y'ibiganiro, ku meza y'abanyapolitiki bakabyigaho, kubera ko yari amafaranga kenshi akoreshwa n'abantu bitwa inyeshyamba batari muri guverinoma, kubera ko murabizi neza ko kuri blockchain nta muntu ujya ugenzura ibijyanye n'imikoreshereze nyine y'aya mafaranga, bityo abantu benshi badashaka ko habaho validation za banki n'ibindi bigo by'imari bakaba bisungaga iyi crypto. None rero ibigo by'imari ndetse n'igihugu gikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva ziri ku meza nyine yo kuganira kuri iyi crypto, hari ibintu byinshi bishobora guhita bihindura. Iki bivuze rero kuri crypto, kuko isoko rya crypto ni isoko rishobora kutabona reaction ikomeye ako kanya, ariko wabishyira ku kijyanye na long term ni byiza cyane, kuko amategeko arimo gutunganywa neza. Mu gihe byaba bikunze iri tegeko baritoye, amakoyini menshi mwabona atangiye kuzamuka, kubera ko mu gihe cyose iri tegeko ryaba ritowe habaho ikijyanye na adoption, crypto adoption mu ma institution agiye atandukanye, bagatangira kujya bakoresha coin runaka, nyine bakishyura abakozi wenda mu bijyanye na crypto n'ibindi byinshi bitandukanye bishobora gutuma amafaranga azamuka. Muzi neza ko isoko rya crypto ntago ritwarwa n'amarangamutima. Bishobora kubaho wenda amarangamutima agatuma ukora ikosa kuri account yawe, cyangwa se hakabaho icyo twita manipulation n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye, ariko cyane cyane crypto itwarwa na demand and supply. Uko mwebwe muri gushyiramo amafaranga nuko muri kuyakuramo nibyo bigena nimba iryo faranga muri gukoresha rimanuka cyangwa se rishobora kuzamuka bitewe n'abaruse abandi. Uwadominiye niwe uyobora isoko. Mu gihe nge nawe turimo tugurisha, ugura ari umwe, ubwo nyine mu masaha 24 babishyira ku mpuzandengo cyangwa se kwijanisha, bakavuga bati hagurishije abantu bangana na 20%, mu gihe haguze abangana na 5%. Ubwo nyine iyi coin bari kuyitanga cyane, bisobanura ko igomba kumanukaho wenda 2%. Ubwo niba yari iri wenda ku $2 ugasanga igeze kuri 1.8 by'idolari, gutyo nibyo bigena ibyo ngibyo. Mu gihe rero muri Amerika bashobora kuba basinyira itegeko, byaba bivuze ko isoko rya cryptocurrency ryaba rigiye kubona amafaranga, coin nyinshi zaba zigiye kuzamuka cyane birushijeho, kubera ko iyo hari amategeko, institution n'ibindi bigo by'imari bikomeye bishobora gukoresha iyi crypto kandi biyizeye, kubera ko haba harimo akaboko ka leta. Ku bashoramari rero,
ahangaha kuba amategeko yaba hari kandi asobanutse, igihe ni iki cyo kugira ngo abantu benshi batangire bayigirire icyizere kinini. Mu gihe iri tegeko ryaba risohotse ku bashoramari, byaba bigiye kuba ibindi ku mishinga ya blockchain. Ku bijyanye n'iri tegeko, ibi ngibi bituma imishinga myinshi itangira guhindura imikorere, ikubahiriza ibijyanye n'ibyaba bikubiye muri iryo tegeko. Ubwo nyine bashobora gushyiraho amategeko hano waba yabikoresheje nabi, waba warenze ku mategeko n'amabwiriza baba bashyizeho. Imishinga minini rero yatangira kunoza serivisi n'ibindi byinshi bitandukanye bigendeye kuri iyi blockchain n'amafaranga yose ashingiye kuri crypto. Ahangaha rero video ya mbere yari irimo gutanga icyerekezo cy'Amerika kuri crypto, aho birimo birerekana ko Amerika irimo gushaka gukora adoption mu bijyanye n'amafaranga ashingiye kuri blockchain. Ariko iyi ngiyi nayo iravuga ko inzira y'Amerika iri kugira ngo babanze banoze ibiganiro mu bijyanye n'abantu bamenyereye nyine iyi nzira ya crypto, wenda nk'abayobozi ba Coinbase, ba Binance n'abandi batandukanye, baba bashobora kugirana imikoranire kugira ngo ibigo byabo bibe bizwi, amakosa akozwe nyine abantu bagire byinshi babazwa mu bijyanye n'ibyo bakozemo. Icyerekezo rero nticyahindutse, ariko inzira iri kunozwa, bisobanura ko bishobora kuzafata igihe kinini kugira ngo aya mategeko ashyirwe mu bikorwa. Ahangaha rero niba ibiganiro bikomeje kandi bikaba bigenda neza, iri tegeko rishobora kongera kugaruka mu matora mu mezi ari imbere cyangwa se mu gusoza uyu mwaka w'2026, rikaba imwe mu ntambwe zikomeye cyane mu mateka ya crypto muri United States of America. Ubwo nyine abantu bose bihebeye crypto ahangaha baba basubijwe, kubera ko niba Bitcoin yari irimo amafaranga angana kuriya, nyine irimo nk'abantu bafata risk ku giti cyabo, mu gihe haba hamaze gusinywa itegeko rya leta noneho ry'igihugu gikomeye cy'igihangange nka kiriya, bisobanuye ko abantu nyine batangira gushoramo imari. Ubwo Bitcoin bishobora kuzamuka ikarenga aho yageze mu myaka yashize ku bihumbi 120 by'idolari, ikagera hejuru cyane, ikaba yagera ku bihumbi 100 ikaharenga. Ubwo na XRP nuko, uretse ko XRP yo n'ubundi isanzwe ikoreshwa n'ama institution ndetse na company zitandukanye muri biriya bihugu, hari henshi bagenda bayikoresha, ni nayo mpamvu mubona idapfa kumanuka ngo irenge hariya nyine ku $2. Iriya ni coin ikunda kugarukwaho cyane muri biriya bihugu bifite amafaranga cyangwa se bikize nyine mu bijyanye n'ubukungu. Crypto igarukwaho nk'igisubizo cy'uko isi nta yandi mahitamo ifite, kubera ko blockchain ibika amakuru menshi kandi mu buryo bwizewe ugereranyijwe nuko abikwa mu nyandiko nyine kuri abayandika mu makayi. Ikayi bishobora gutakara, ibishobora kugira ibindi bibazo, ndetse no mu mafayili agiye atandukanye umukozi ashobora kwandikamo agakora amakosa bijyanye n'uko ari uri gukora validation. Ariko kuri crypto nta muntu n'umwe ushobora kuba yakoramo ikosa kubera ko byegamiye kuri blockchain. Ku kijyanye na tax cyangwa se imisoro, ntago muri blockchain baramutse bakoze crypto adoption, ntago imisoro wayinyereza ngo bikunde, kubera ko buri transaction yose ukoze yandika kuri blockchain. Ubu ngubu kuva nafungura wenda Binance, niba nyimaranye imyaka 5, ibintu byose byakozwe muri iyo Binance mu gihe cy'imyaka 5 birimo. Bitandukanye rero no kuba haba hamaze kubaho audit wenda y'uwo mwaka, hari ahantu abagucekinze bibeshye, ayo makaye agahita burirwa irengero. Muri crypto ntago bikunda. Aha rero nta yandi mahitamo ahari, ni ukwemera ubuzima burimo ubwenge bukorana nyine artificial intelligence ndetse na blockchain. Nta handi hantu dushobora kubicikira, kubera ko abatuye isi bari gukomeza kwiyongera bakaba benshi, kandi usanga uburyo bwo gukora management no kwihutisha serivisi ari uko twakorana nyine n'umuvuduko uhamye, kandi bakabasha kubona serivisi zijyanye n'ibyo bakeneye ku muvuduko isi iri kugenderaho. Dusoza, urabona iyi crypto ishobora kuzagera igihe ifata intambwe, igatera intambwe ku buryo ahantu henshi igenda ikoreshwa, aya mafaranga nyine agakoreshwa mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Buri muntu wese akaba atunze wallet mu bijyanye na wallet ishobora kwakira amafaranga ari kuri blockchain, cyangwa se biracyasaba imyaka myinshi cyane.
reka dukomeze twungurane ibitekerezo, ariko nanone muri make crypto ntabwo yahagaritswe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugereranije n'uko iyi nyandiko ibigaragaza. Hari ikintu gigiye gutindaho gatoya ku bijyanye n'uko bayisinya kubera ibyo biganiro bigikomeje. Ibiganiro biracyari imbere. Intego ya United States of America ni ugutuma ejo hazaza h'imari haba hubakiye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo nyine turava ku idolari n'ubundi twinjira kuri crypto, byose na Amerika igomba kuba ibirimo. Ese wowe ubona ari byiza cyangwa se ari bibi kuba bakora crypto adoption? Andika igitekerezo cyawe muri comment tukomeze tuganire. Ndagushimiye, reka tubane mu biganiro byacu biri imbere. Ibiganiro byo nakagaruka update turacyazigufitiye kandi nyinshi. Imana ikurinde.